ahubwo zirushaho kubyimba. Urabifata neza. Iyo papa unagire n'uza n'isuku nzagushakira n'indi myenda yo ngiyo wapi kabisa. Abashitsi bashobora kuzabafungura bite. Merci sana mimi. Tena ntago ari ngombwa ngo buri gihe uba ufite inkoni buri kanya hapana. Hapa sio mpora. Ndio. Yao tukutafutie bunduki. Hapana. Okay, sawa basi. Mimi narudi mkazi. Nta kibazo. Okay. Bonsoir. Merci. Ngira ngo ndizwe n'iki. Ni ngono no muzana bose. Baby, uzajya kureba mwana wawe ushaka kuba baramuroze. Suragira ngo muzizi. Ariko zamumupfiki. Dusobanure zamumupfiki. Harakoresha ngewe twapfana iki? Nga ndeba umuntu meze nkuri. Nge nawe. Ubona ari ikintu twavugana. Ndabyemera nyine ntacyo mwavugana. Kuba waravukiye mu matara ukaba ugenda ku makaro, uba ugiye kugenda ugafata taxi voiture cyangwa ugafata moto, ntuzi kugenda n'amaguru icyo ari cyo, ntuzi kwikorera jerekani icyo ari cyo, ntuzi kugira kwasa, ntuzi kujya ibyo byose wakagombye gushimira Nyagasani kubera bikurinze. Ariko none abo bitakunze ntabwo ukwiye kubarimira wita kuvuga ngo nta kigenda ngo baranuka ngo bagira bati ntaganuka. Nikore n'umukobwa mwiza kandi witonda. Ariko ngendeye ku byo maze kubona ngomba kumugerageza. Ngendeye wenda ku mafaranga cyangwa se ku yindi mico cyangwa se no ku bagabo. Kuko ngendeye ku byo maze kubona atandukanye na chance. Rero ngomba kubagerageza bombi nkareba. Nibitse. Sawa. Kwagira sungu. Ntabwo meze neza bite. Reza? Kwagira ngo ntabwo meze neza bite. Mayangu yewe ndakibazo nifite. Wagira ngo nyine uvuye kure gutekereza ibintu byinshi. Ni kubera umuntu iyo yicaye wenyine agira rimwe na rimwe masusi. Ariko ndagari susi mbi. Ni petite Erega hari ibyo uvuga sinumva. None nakubuye ndagonize Kinyarwanda yose. Najitahidi. Nyine numvaga nshaka ngo nze tuganire. Tuganire? Yego. Sasa ufite irungu ushaka umuntu muganira? Kuganira ni biza. Hano iwanyu bakubonye uganira na ngewe ndagari byiza. Ndakuzanira problem. Oya, nta problem. Ngiye mfite uburenganzira bwo kuganira n'uwo nshaka, hano nta muntu ngenga. Rega nuko nubwo ubona chance nyine tuba tuguruka aza kuntuka, ariko nyine nta burenganzira bafite, nuko mwihorera nyine nuko ari umwana nyine nkamureka. Ariko nyine mba mfite uburenganzira bwo kuganira n'umuntu. Ndewe nifite n'uboba kubera wicaye hariya. Kandi ndago nifite security nange kubera uriya muloko yako. Kubera nishaye hano? Oya humura nta kibazo. Ndago akwiye kwicara nangewe ni probleme. Ahubwo seza. Pereza? Harya mu rugo ni hehe? Mu rugo? Mu rugo ni mu Kongo, ariko babyeyi bari Gisenyi. Ababyeyi bari Gisenyi, ariko mu rugo ni muri Kongo, ariko ababyeyi bari Gisenyi. Ngewe nivuka muri Kongo. Ariko babyeyi baba Gisenyi. None se za
Present. cyagiye numvise nyine ubwira papa ngo ufite ikibazo mu mutwe habaye iki? Urumva ndi mutoya nakoze accident. Urumva hano nagira nuza cicatrice. Niyo mpamvu. Madame, pardon. Kuko nukuramo ingofero. Nese waretse nkareba. Oya, iterabwoba ndagusinzira. Nyine hari igihe wenda nabona mfite n'ubushobozi wenda bwo kuba twanahavura ariko ntuzajya uhora wambaye nk'ibintu. Ko baranivuye ariyo nuza. Cicatrice. Nyine nanjye reka ndebe. Oya mauja ndaga Si wareka nkareba. Oya ndagu Shishaka ugire nuza Iki? trouble mu mutima wawe kubera mu mutwe. Uragira ubwo. Kandi zasigaye besha. Oya. Nyine kanze ndebe. Oya, pardon. Ndago nikusuzuguye ariko ndago nshaka ubibone nikutera bibazo. Ese izasi turi inshuti? None se kubera ko nyine ibintu bimwe na bimwe bibimisha kandi ndi inshuti yawe. Oya nyine nuko ndikubona nago nishaka nikutere ibibazo. Ya nta bibazo ngiye nagira. Erega hano ndigenga nta muntu ngenga. Kwa nini ushaka kureba se? Nyine nshaka kureba ikintu wabaye mu mutwe. Oya. Nzakwereka indi munsi. Ryari? Indi munsi. Ndago nizi ni ryari ariko nzakwereka. Kandi sigaye besha. Ahubwo uriya mukobwa wundi ndago nishaka kusange hariya. Hano. Avuga arasakuza. Oya mureke n'abasura. Mbese ubundi sumaze kumumenya. Yego ariko afite amakari menshi cyane. Nyine umaze kumumenyera kubera ko n'ubundi na buri munsi azatukana n'ubundi baramumenyereye. Ariko ni kubera iki afite mahane nyinshi kandi niwe mutoya. Nyine ni kwa mezi. Nilikwambia yo huyo hapa. Niko. Sizakugiriye. Garuka wicare. Ngwino wicare mwihorere. Yego. Anyihorere. Kwihorere nyine. Nose hari ikintu cyawe sinatwaye. Bisaba ko umuntu ugahunga. Nakubuye ndago nishaka problem. Ngwino ujye kwitaba sipara gushaka. Iki? Ngwino witabe papa aragushaka kuri phone. Genda inzanira. Genda inzanira. Uzitabe cyangwa urorere. Nako kangende mubwira kuri kuganira nazamuta mufite umwanya wo kwitaba. Uzambaye muzuba? Genda nyine. Washiritse ubwoba pe. Umuntu wakunaniye. Genda uvuge. Sunani mimi nilikwambia. Nyine reka uriya we mwihorereza. Ega. Papa we ntago ari umwana mubi. Sinzi niba ujye ubibona. Swende basi itika babako. Genda wumve papa wawe arakushaka. Papa se? Papa ndajya kumwitaho. Mbese kuba unyirukana? Oya ngewe sishaka nta kintu bagutwara. Kubera ndago nishaka papa wanyu anirukane mu kazi. Oya papa we ntago yakwirukana. Papa ntago ari umwana mubi. Ikibazo ni Nicole. Ikibazo ni Nicole ariko papa we ntago yakwirukana. Okay. Ariko ejo uzakuremo iyo ngofero. Unakarabe. Erega hari n'impamvu wenda hadakira. Ngewe nikaraba nasubira mu mwenda. Ngira papa aze kuguha iyindi myenda. Oya ni mafaranga nagura izindi. Sibi. Uzagura iyindi?
njye nzagukwihera amafaranga noneho buri yindi uzakaraba uhita ukuramo n'ibyo bintu mu mutwe. Ndakwibaza. Okay. Ariko ntuzongere gutinya Nicole. Jumaba chance jumure. Mbega Nicole ko nari mwiza. Kama na ushaga sibye nyamu. Guess. Urumva ari Sasa neza. Ya. Nasigiye. Ngiye kureba Christian. Ariko warasaze. Ntabwo uzi ko papa yatubwiye ko adahari. Shanda biza ariko nyine ndamukumbuye pe. None se niba umukumbuye akaba adahari urajyayo nugerayo ugasanga intebe urabumubonye. At least ninjya ukazi nkamubura asanga kuko nawe uhari. At least ndareba ya foto yimanitse kuri reception nitegereze nk'akanya z'umundi naje. At least ndaba nagiye n'ahantu akorera banamenyerega ko ari nge boss wabo hazaza. Boss lady. None se reka nkubaze. Waretse byibura papa yaza akatubwira ko yaje byibura ukazajya kumureba uzi ko yaje uragenda no ku kazi ubizi neza ko adahari ugiye kureba amafoto ari mu hano ko mbona undazi ijoro wayarebye ibindi ukabyihorera. Brano n'amaguru reba ntabwo kuyafite. Haraya we nkubwiye se ngo nize njyane nayo saya nyinjyanye njyewe nigeze nkubwira ngo umpe igitekerezo cyawe ikibazo cyawe nturya wumva usibye gushyanuka gusa wagiye wumva basi oya ninjye ushyanuka udashyanuka ninjye uje witera mu bintu by'abandi ngo urajya hengo sinzi abafoto urayafite ari njye nende ushyanuka. None se wagiye wumva basi rimwe bwa rimwe wagiye ariko se ko nashaka kukumva kuki ahubwo ushaka kumva nitegeko kukumva ngahibaze papa arumva wavuye hano ngo wagiye ku kazi wagiye kureba Christian yabizi neza kudahari birakureba uzatumagira n'ibibazo gusa uyu mukobwa bamunumye indese wamugutumye wagiye wumva ako kuwajya ngo kuba nkunda Christian birakubabaza ngaho shogoshe rugende ugira ngo mumaga muri bumbwe yarambuza umva kubwira inshuti yanjye iyo bigeze kuri Christian ntago wamagarika ntiwambuza nta n'ikintu kimwe wabikora habe na kimwe wabikora kuko ukuntu umukunda nushaka ubishyireho akadomo ninjye avuga ikintu kijyanye na Christian jya umbabara ahubwo wewe ntugashyane uko ushaka kwitera mu bintu byanjye na Christian urikumva kumva basi wagiye no kumvugisha ukibuka ko uri na mutoya kuri njyewe kuba rega ndi mutarago biguha erega ntabwo mbikubwira ngiye kubera ko nkwanze mbikubwira ko nkunze ma n'urukundo rwinshi buri kumpata mbararubonye ngeze nkubwira ngo nkunde neno higa kunyanga nibijya bigera kuri Christian kuri Junyanga sibyo cyambere nta sinigeze nkubwira ngo ngwira tujyane nta musada na kwatsi ndijyana ikintu kiba kikubabaje muri ibyo ni iki cyakunda Christian sha ubusha ndeke kujya ugeyo ntago mukunda kandi niyo nanamukunda ntago nagera ku rwego rwawe nta nubwo akunda nk'urukundo nk'urwo mukunda ariko rega mfite ubwenge ni gutya ubundi umwereme ufite bugutegeka gukunda umuntu ku buryo uje kumureba uzi neza ko atanahari yo ubwenge se ndabufite wabugira se urabugira se ufite bwinshi gusa umukobwa kandi umuntu avuga ngo ndakubahutse ngaho genda taravuga mukobwa we ubundi se navuga wankora iki ntacyo nta n'ikintu wankora umva rero kamubwiye Nicole mbabarira sibyo niba ushaka uru rugo njye nawe turubanamo amahoro mbabarira nibijya bigera kuri Christian ujye ureka ibitekerezo bihaye ntabyo nkeneye
maze uzajye wijandika mu mafuti birakureba ariko kari njye uyijandikamo ngenda umwana muto ku buryo ntazi ibyo nijyanamo nzi umwana mutoya kuko uri mutoya kuri njyewe ngomba kukubuza ibyo ndi kubona ari amafuti bakubeshye ko imyaka ingaho ndusha disi ari izatuma unyobora yego ntabwo nkuyoboye ahubwo mbashaka ngo twumvikane unanyumve ariko ntagushaka ushaka we nkumve we ntunyumve kandi ngewe nkumva unyumva iki se nkanakugira inama ngo wowe ungira inama se ungira inama wowe wabanje ukayigira ubwawe reba ariko ukuntu uba unambaye ngaho ndebera ese nambaye ibitameshe nambaye se ibitameshe abantu niba niyubaha ariko bakubwiye ko kwiyubaha ari kwambara ubusa ariko wari wabuze ahantu umera ariko tekereza no kuba ugiye kureba umuhungu ukunda ukagenda wambaye uko birakureba ntabwo hariyo ugura nibwo bwa hariyo ugura ufite wowe uba ufite simba nibyo wambaye ngaho nawe reba ariko jya uwireba uzi ko n'abantu mu muhanda batubonye bambaza ngo uri umukozi wo mu rugo ubuse navuga ngo turavuka uzajya uvuga ko ndi umukozi wo mu rugo maze wishime ngaho mbabara nawe mbwira wowe jya undeba nawe wirebe ubu ngubu nzanye nyine navuga ko tuvukana njye nawe uzajya ubireka njye se ndabigusabye Shako umese iyo myenda hari n'indi iri hariya muri baketi nayo urayifata uyifura nshaka kandi ugerageze imyenda yose irari none bifure tangira kubifura nonaha ku buryo bigera nimugoroba byuma kuri iyo myenda ndayikeneye ariko madame nifite kabazo gatoya nishaka muze kuma permission ngende ndebe umubyeyi wanjye nishaka muze kuma permission ngende nirebe umubyeyi wanjye agwaye njye rero ntabwo ari njye ushinzwe gutanga permission kuko uguhemba ni papa so ufite kumutegereza ukabimubwira akagurushya ibyo ntabwo bindeba njye icyo nshaka ni uko ufura ino myenda kandi niriye ukayifura kandi umva ino myenda ivamo irangi mubivange none ndaguhamusabira permission se njyewe se nshinzwe gusabira permission njye ndabishinzwe ndagushinzwe wowe kuba wajya iwanyu cyangwa utajya ibyo njye hari ikintu bindebaho basi nikimaliza hii iki urindire sobuja aze then mwaka uruhushya kama akuye se uzategereza igihe azazira hano nta mikino waje mu kazi ntabwo waje mu mitatu umwanya kora icyakuzanye iminsi ngaho nta mu kwezi uramara hano utangiye gusaba uruhushya rwo kugendagenda waje se utazi ko mama warwaye waje utazi ko mama warwaye kuki utagumye iwanyu mpaka mama wakize ubone kuza cha permission siku moya ego ko mwami Yesu uvuga ikinyarwanda urakizi akweka mumazi undi kuva wagira hano wari wakaraba kubera ikisi uranuka wowe ujya wiyumva gira gutya wumve bikorese leta sabuni nifanye benye mimi nafanya ariko ndabona ushaka no kuzankubita naguze ikinyarwanda naguze ikinyarwanda nakubuye nikizi gitoya ariko kumva urumva no gusaba uruhushya urabizi mu kinyarwanda ariko kuvuga nyenyenyenyenye vuga ibirimi bitumvikana ariko sha uzavuga nabi kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere koko wage wihangana byibura nabi ahubwo kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere mpaka umwaka ushize undi gashira ibiri gashira mu gihe kino kintu kitarumva mu gihe atarafungura amatwi ngo anyumve kino kintu ako akanwa kawe kabamo ibiki basi iyo mu mafaranga kumesesha byibura uwayimesesha mu kanwa kawe hajya havuga neza niko utumvise mu mafaranga baguhemba umuhemberamo ayo bwavuga kuko arakuvugira cyane cyangwa sha abantu baturutse muri Kongo sinyamashyira amakenga waraze mukuru wanjye
waramuroze uburozi se buje bute? ego kumuvugira se kutajya umugira inama yo koga ubundi Atoga asabuzwa niki? umva niba yoga Aroga ngiye ntabyo ndi kumva. Mimi niko namulomba permission. Ibyo bintu uri kumva biri mu mutwe wawe. ako naguze icyo uvuga ikinyarwanda ntabwo nakubwiye ngo utegereze Wavuze igiswahili. wowe se urakizi Nyine mureka avuga ibyazi nkuko avuga ibyazi se kuki ari kumvuna kandi azi ikinyarwanda kuki agomba kumvuna ndi iwacu ninjye ugomba kumuvuna ntabwo agomba kumvuna Ngewe ndago nizi yose. Mimi nasema be mimi na yu. nawe cyumve. Nkuko uri kumuhatira ikinyarwanda nawe cyumve. ngaho avuze iki bamenya we avuze iki Ngiye se ndi kumuhatira kumbwira ikinyarwanda. ko kunkuba umuntu waruzi n'umukobwa ninde Ahubwo iburozi yamuhaye atigeze anakaraba intoki ko yabuguhaye umva buguhanyitse muno kandi njye nkeka ko ari iki ngiki cyabuguhaye kubera ko kuva yaza muri runo rugo kuva yahaza ngiye nta burozi nariye. Ahubwo wowe ni umutima mubi wifitiye ntazi niyo wavuye. Ubundi uvuka muri uru rugo. umutima wanjye se wabonye ko ari mubi gute None si biri ku mutima sibyo ubwo usora mu kanwa wawe kawe. niwe mwiza ubwo we niwe marayika sibyo Sha. Urabona Reba ukuntu iyi uri sura kureba. yanjye yo mu maso ni ku mutima hawe. really ibaze nyine nawe isura yawe wowe ukuze Ndayemera nsana. urabizi ni ku nawe mutima urabizi hawe. God ntabwo nari nzi ko uzi ukuri ni ubwa mbere none numvise ikintu uvuga cy'ukuri icyo cyo turemeranye Madame, donc ngewe namubuye wamubwiye uvuga ikinyarwanda muzazi wangu mama wanje anagonjwa. none si ni muganga uri kubibwira Nishaka kuba mume permission ngende ni mu uyu ni muganga uyu aragushinzwe ashinzwe abibonye waje hano utazi ko nyaka arwaye ariko mukubako se avuze Nasa niba ngo mama nisaidie warwaye. mimi nende unamuzazi. Mama wararwaye. Wari Arashaka kujya muganga? kumureba. ni muganga ugiye kumuvura numureba arakira Ubuse ngiye ndwaye ntago waza njye se ndi kunyitaho. muganga Nyine ntago waza kunyitaho. reka reka ubwo wapfa nyine Sha, tukagushyingura waba uri uwa mbere se? warapfuye n'umutima warapfuye niba wumva ko ngiye narwara ntunyiteho. Ubu ngubu noneho sinanakugaye. Rata ushaka kuzagenda ryari ngo nta hantu ajya Ngenda mubuye utarafura ino myenda Ako ibyo wagiye bintu ugabanya by'urushya umunwa. bireke Ndayimesa. mimi nimwambia kama mimi na ndemeza se washinzwe kumesa hano Nese ufite ikihe kibazo intoki ntabwo nshaka ko ari wowe none uyimesa umesera imyenda ibyo by'urushya ubizana inyuma tunasikiana ngewe nifite Siko bavuga, respect ya ahubwo ni mubyeyi wowe yanjye. barose. mubwiye ino myenda asanga itafuze noneho walayi n'ururaramo Ariko ngewe nifite respect ya mubyeyi wange ndago kama mimi namaliza hii mimi muniache nende kukuna. Nta kibazo nimba ashaka ko bimese kugira ngo amahoro ahinde. None se urashaka kugenda ryari? Na après midi. Kama mimi namaliza hii mimi ndakibazo ni Mwese ntabwo wareka papa kaza noneho ngiye nkamugusabira ukazagenda ejo. Ko nyuma ya saa sita ntabwo bishoboka. ndakibazo. Urumva yigize nabi noneho abwiye papa ko ninjye wabikubwiye byaba nabi. Ahubwo reka wowe papa ze noneho ngiye ndaza kumugusabira. Pardon? Papa aze. Mwagera hano. Ndamugusabira permission. Okay. Yego. Hakuna problem. Merci sana. Merci. Namubuye za. Yaguhaye womo? Oya. Nani sabuna yaguhaye? Ese aragira ngo bimeseshike. Ndagumbisha. Kanza ndaje. Acha nikafulie pale.
Miko wowe si Christian? none niba ari we ni we nyine. Niko Christian arakora iki muri telefone yawe? Christian urimo uritegereza Christian umushaka iki? wowe ari gukora iki muri telefone yawe? Kibazo ari muri telefone yawe nkuko ari mu yanjye. Njye ni sheri wanjye. Sheri wawe kuva ryari? Kuva igihe namenyanye nawe. Okay, nanjye ni sheri wanjye kuva igihe namenyaniye nawe. Ko noneho bagucumuyemo akaburo mu mutwe. Come on. Niza ariko kuri gukina. Nkina nande? Urashaka ko ndakara. Nkina nande? Niko ibyo bintu wowe nkina nawe? Sibaye amafoto. Ntayo nsibye. N'uyu munsi n'ejo sinzayasiba. Niko kuki wumva ko njye nawe tugomba guhangana? Nagura mu ngari njye nawe bikubwiye bwa mbere ko namukunze. Kuba waramukunze byambaza. None se nta nubwo ushaka kuvuga ngo ni muri umuna wanjye kamumuhahirire kubera ko mbona yamukunze. Buri umbwira ngo yamugira n'umutima. Ugira n'umutima. Wese yakubwiye ko ukunda. Niyo mpamvu rero ugomba kureka twese kuhora unseka tukamutunga muri telefone. Wowe umutunze nkande? Wowe umutunze nkande? Nka sheri we. Sheri we hanzoga nabona hazaza. Hanzoga nabona inzoga se sheri we aho ubera ikigoryo n'ikimara. Ndakubwiye ko sheri w'umuntu azana inzoga. Cyangwa usigaye uzimu usigaye twibe tukamuzoga. Azaza kuvomera amazi kuri robine abaraye ha papa. Ariko niyo yanamuha kuko nta bwenge ugira. Ubundi se niki kindi bamuha? Niko waretse kungerageza koko. Kuki ukomeza kungerageza? Eraga mu mutwe wawe waragiye upanga ubukwe. Ubukwe bwararangiye ahubwo yabaye n'umugabo mwarabanye. Birakureba. Birandeba kuko urukuza kumpesha umutwe. Niko uva kuri Christian. Nawe ndiho n'ubundi. Ibintu byose uri gutekereza n'ukuri mu barabisi umutwe wawe. Kumutunga muri telefone. Umenye ko nzamutunga, kumukuramo byibagirwe sinenda kumukuramo. Nukuvuga ngo urashaka njye nawe duhanganira umusore. Njyewe nukuri I'm ready. Ntaribi. Nanjye ndabyemeye. Niko reka mbikubwire neza ku buryo bitazana gutungura. Kuri Christian. Nakibagirwa kuri n'umuvandimwe wanjye wowe. Niba ari no kuhasiga ubuzima. Christian ndanyine. My future husband. My future husband. Oh wow. Cyakoze uzi kwipanga akazi nicyo ngukundira. Kuko njye mbizi ko nzabigira. Ese natagukunda. Si ibyo birakureba. Birandeba kuza Bobo no abishije. Nzabona uri gusara kandi nusara ninjye nzabanza ibyishimo byanjye bikubabaza. Ese mbikubujije he? Mbikubujije he? Kuba usanze mfite ifoto ya Christian muri telefone yanjye nibyo bibazo ugize. Ufite ifoto ya Christian muri telefone yawe urimo urayizuminga washinyitse reka wanitse amenyo 12. Namaze. Wamaze iki? Nicyo wamaze? Icyo uvuze. Niko witonde. Uratangiye. Ntabwo nari natangira kuko ubu nibwo ngitangiye kumva n'undi munsi. Ayo mafoto. Babonetse ariko. Usagira ubwenge ntangaje. Sam. Sawa boss. Abakobwa banjye bambwiye ko bababwiye gushaka kujya kureba mu rugo. Nibyo cyangwa sibyo? Yego ni kubera ko mama wange arembi. Arwaye iki? Ndago mbizi
ambuye ngo iko na moto mwingi mwili, donc irashoboka ni fievre. So urabizi ko buri gihe ibyo umuntu yifuza atari ko abibona. Maze kuba mukuru urabizi. Boss wanjye yambwiye ko ashaka kuza kunsura. Kumva kandi urumva ko ntabwo yaza kunsura udahari, ngo hari ibintu ushobora kugutuma byo kumwakiriza cyangwa byo kugira gute, foke ubanza ukarindira iyo visite yiwe ikarangira, then ukazabona kujya kuri mukecuru. Bosi, nukuri mama wange yarembe kandi ndawundi muntu afite pembeni nkamufasha. Ningewe nimufasha peke yangu. Iyo atarwaye ninde umufasha? Ndawundi ningewe gusa. Ariko ubu uri hano, sibyo? Kandi noneho muko nabavoise ushobora guhamagara abavoise bakaza bakamureba bakajya gute, anatandake umanuka ukajyayo. Kandi nanjye ugomba kumanuka, hari amafaranga nguhaye kugira ngo ko ntago wagenda gutyo gusa tu, ugomba kumanuka ufite n'ikintu ujyanye umushyira, ko ntago uzagenda utamushyiriye amata, ntago uzagenda utamushyiriye nyama kila kitu. Ushobora no gusanga ari n'ikibazo cy'imirire mibi arwaye, ariko rero ugomba nawe kubanza gukora akazi kawe kuko nicyo kintu kikubesheje ahangaha. Ntago boss wanjye nawe nshobora kwemera ko ashobora kuza. Ndiyo ngewe ndago nifite mutekano ngewe kubera mama anagonjwa. Ifoke umuntu anisaidia, ngewe nigenda ejo nigaruke sware na mubonye kuna meza. Okay. Mufashe. Nanjye na mimi nisaidiye. Boss wanjye ni umuntu nubaha kuko nawe aranyubaha. Ni umugabo umusore mwiza, nta kibazo nyigize ngirana nawe na kimwe. Ngo uruzinduko rwe nduha agaciro kurusha urundi ruzinduko rw'undi muntu wari we wese. Ndamwubaha. Ni muto kuri nje ariko ni boss wanjye nyine ngomba kumubaha byanga bikunda. Ntago ngiye mbirebera ngo ndi mukuru ngo ndi iki. Ndamwubaha. Nimba rero yavuze ngo mu bakozi nkoresha hano barenga 30 mbisemo wowe ndaza kugusura. Ntabwo ibyo bintu nabitesha agaciro kandi bigomba kumuha agaciro ubimfashijemo nawe ukaba uhari. Lakini siyui, mimi nafikiri sheria ni ya muzazi. Kama muzazi anagonjwa ifoke mtu anajideplacer naone gisibi. None uzagenda gutyo gusa nta kintu ujyanye. Ikindi waruje kwaka akazi, urabizi ko ari akazi ariko kakubesheje ahangaha. Nimba akazi gahari kuki utagakora? Yewe nago nanze kazi ariko no, icyo bigaragara cyo urakanze kuko nimba nkubwira ngo reka ukora akazi umunsi umwe then ubone kugenda, wowe ukavuga oya ngomba kugenda kwa kesaswa, icyo ni ikindi kibazo. Wowe uravuga ngo usayidire, nanjye ntushaka kunsayidira, so amaherezo araba yayo. Nk'umukoresha wawe rindira umunsi w'ejo nta kibazo uzabuteye, kuko umunsi ukurikiraho naenda nta kibazo. Sawa boss, mimi naelewa basi. No, kwanza ibi byose ni mu mutwe. Wowe bishyire mu mutwe wumve ko ariko bigomba kumera, undi byose birabitunganye. Nta kintu cyazo kirimo. Ndakibazo rero. Ko kambayeho ndakora iki? Ngo ategereje boss we kandi ari njyewe boss we.